Kenya, umukobwa mwiza cyane, umukobwa abasore bose batanga icyo bafite cyose kugira ngo bakundane nawe. Uyu mukobwa rero aba yicaye mu cyumba cye ari kwandika, gusa ibintu aba ari kwandika aba ari no kubivuga n'umunwa we, aba ari kuvuga ati ndabyibuka neza rwose nk'aho ari ejo mu gitondo byabaye. Ndibuka uwo munsi twari turi kuri kaminuza, nari mpagaze rero mu bantu benshi, warahindukiye maze tugihuza amaso ubu uramwenyuye. Sinzi niba ari njye wasekeraga cyangwa se kubera ukuntu uri umwana mwiza ugira ikinyabupfura warezwe, niba warasekeraga uwo twari twegeranye. Gusa icyo nzi ni kimwe, ni uko iyo nseko y'uwo munsi ntazigera nyibagirwa n'umunsi n'umwe. Ahari birashoboka ko wowe rwose bwakeye utakibyibuka, nyamara njyewe iyo nseko yangumyemo ku buryo n'ubu nkibitekereza. Gusa nanone ikintu kimwe ntazibagirwa ni uko inseko yawe y'uwo munsi ariyo yonyine yahinduye byose mu byo natekerezaga. Sinigeze rero ntekereza na rimwe ko umusore nzaha umutima wanjye ari umusore utabizi, ndetse bishoboka ko atazigera anabimenya. Umusore twari inshuti, turi inshuti magara, nyamara rwose yahoraga ambona nk'inshuti isanzwe. Nyamara njyewe nari naramukunze, umutima wanjye wendaga kuzashwanyuka kubera ko buri kantu kose yakoraga nakabonaga nk'ikintu kiremereye, nyamara we buri kantu kose nakoraga yagafataga nk'agakozwe n'inshuti ye bisanzwe. Akiri kwandika ibi ngibi rero, dore ko yari amaze kwandika ku mpapuro zigera muri 5, yari yanditse ibintu byinshi cyane. Yumvise umuntu akomanze maze ahita amubaza ati ninde. Yatunguwe no gusanga ari Olivier. Uyu rero ni nawe musore kandi yatangiye avuga, watumye yiyumva nk'umuntu uri mu rukundo. Nyamara uyu musore we rwose bikaba bigaragara ko atabirimo. Yahise yikanga maze ahita afata za mpapuro zose yari amaze kwandika, zose yahise azihisha. Olivier rero yarinjiye kubera ko yisanzuraga cyane, n'ubundi yinjiye ashaka kureba ibintu amuhishe kuko yarabibonye ko bisa nkaho ari ikintu amuhishe. Ariko nyine Kenya yahise amubwira ati icara hariya, ntukarebe ibitakureba, ahubwo nyine mfite amabiswi aryoshye niyo naba nguhaye. Yahise amuhereza rero biswi, maze nyine Olivier ati urakoze cyane, urabizi ko mporana inzara, gusa nanone nawe uramvunnye, gute se umpaye iyi biswi igoye kuyifungura gutya iyo umpa izisanzwe zifunguye? Naho rero Kenya ati hanyuma se kwikugoye wayiretse cyangwa ahubwo ubu ngubu yigeze kuri? Bose bahise baseka, nyine bari baziranye cyane kandi bari bamenyeranye. Olivier rero yahise atangira kubwira Kenya ati gusa uyu mukobwa noneho rwose ubanza ari we rupfu rwanjye. Kenya ati uravuga ndetse? Naho Olivier ati hari undi se? Ndavuga nyine wa wundi dukundana, ndakubwiza ukuri arenda kumpeza umwuka neza. Tekereza ko yari ari kumbwira ngo ntabwo njya mwitaho, kandi ejo twari turi kumwe namusohokanye. Noneho hageze naho ambwira ngo ntabwo njya mbasha kumva amarangamutima ye. Kenya yahise amubaza ati none se ubundi urabyumva se? Naho rero Olivier ati hanyuma se njyewe ngomba gusoma mu mutima we? Kenya ati nyine ntabwo ari ngombwa ngo usome mu mutima we, ariko birashoboka ko ibyo ukora bidahagije kugira ngo yumve yiyumva nyine nk'umukobwa ukunzwe. Ariko birashoboka ko nawe wamubwira uko wiyumva, niba umukunda uko wiyumva nyine bimwerekeyeho, ndakeka ko rwose byamunyura. Naho Olivier ati wowe rega ntabwo wabyumva, ntabwo wakumva ibintu abantu bari muri couple bacamo, kubera ko wowe ubuzima bwawe bwose wari single. Ntabwo rero wamenya ibintu by'abantu bakundana, ntiwamenya imvune zibamo. Naho rero Kenya ati none se ubundi ninde wakubwiye ko ngiye nashakaga umukunzi mbere y'uko menya ko communication ariyo y'ingenzi cyane mu rukundo? Ibyo ntabwo nari mbizi, mbimenye uyu munsi. Urumva ko rero ntagombaga kubona umukunzi mbere y'uko menya ibyo ngibyo. Olivier rero yakomeje kumubwira ati gusa njye ndumva rwose ntangiye kubangamirwa. Kenya yaramubwiye ati ariko n'ubundi urukundo ntabwo ari itegeko kuba mu rukundo n'umuntu. Niba wumva utishimye, ntabwo wishimye nyine, wabihagarika, wabivamo. Olivier yahise amubwira ati ariko uzi ko umpaye igitekerezo cyiza? Ibyo bintu nibyo rwose, nta mpamvu uzi yuko nkomeza kubaho niziritse. Gusa nanone urabizi niwe muntu wenyine njya nganiriza ibi bintu. Ni ukuri uri muganga wanjye,
uri umuterapete mwiza, warakoze kandi kunyemerera kugira ngo umfashe kuruhuka. Ubu rwose numvaga ibintu byatangiye kundenga, ariko buri gihe uko tuganiriye mpita mpakura igitekerezo. Ni ukuri urakoze cyane, nicyo gihe cyo kugira ngo ngende, ariko nanone wumve ko rwose ibitekerezo umpaye ari ingenzi. Yamaze kugenda rero, maze Kenya asigara asubiramo amagambo yamubwiye ati njyewe ndi umuterapete we. Yakomeje nyine kubyibazaho, ariko nanone ahita yongera yisubirira kwiyandikira kubera ko nibyo yari arimo n'ubundi mbere y'uko Olivier aza. Umunsi rero wakurikiye, Kenya yinjira mu cyumba cye maze agasanga mushuti wari waje kumureba akamubura, yibereye muri za mpapuro ari gusoma. Kenya rero yahise amubwira ati gute wifata maze ugasoma impapuro zanjye ntabiguhereye uburenganzira? Naho rero uyu mukobwa yahise amubwira ati ariko se abandi bakobwa baba bari busy bari gushaka akazi, abandi nabo bari gushaka gukora ubukwe, naho wowe uri aho uri kwandika amabaruwa kandi utazigera uwoherereza nyirayo. Ariko se ubundi habura iki ngo umubwire yuko umukunda? Tekereza ko mwamenyanye guhera mwiga muri secondaire kugeza uyu munsi mwari inshuti z'akadasohoka. Naho rero Kenya ati yego nyine, ariko twari inshuti zisanzwe, buri gihe yazaga kungisha inama y'umukobwa agiye gutereta. Ariko ikintu kibabaje ni uko buri munsi uko yambwiraga umukobwa mushya bagiye gukundana, nabaga numva yakabaye ari njyewe nawe, ariko nyine ntabwo ariko byagenze. Uyu mushuti we ariko se Kenya waretse gukomeza guta igihe, wamubwiye ko umukunda maze bikarangira? Kenya ati hoya rwose, yangira umusazi cyangwa se akabifata nk'aho ari burage, ntabwo yakumva ko ibi bintu ari ibya nyabyo. Umushuti we ati none se uramutse usanze ahubwo nawe agukunda maze akaba yarabuze aho ahera bikubwira? Kenya ati hoya, ibyo ntabwo byashoboka. Uyu mushuti we ati none se nawe banza utekereze, abakobwa bose bakundanye hari n'umwe se bigeze bamarana igihe kirekire? Bose byarangaga n'ubundi akakugarukira. Ndumva rero ngewe rwose wakabaye bimubwira. Ariko Kenya yari afite ubwoba bwinshi, yaramubwiye ati ibyo bintu rwose ntabwo nabishobora, kubera ko sinifuza kumutakaza nibura nk'inshuti, nubwo tutakundana ariko nibura ajya nguma iruhande nk'inshuti yanjye. Uyu mushuti we rero yakomeje kumubwira ati niba utabasha no kubimubwira n'umunwa wawe, fata ariya mabaruwa yose wanditse maze uyamwoherereze ayasome. Ndabizi neza ko azahita nawe rwose amenya icyo gukora, kubera ko ariya mabaruwa arahagije. Ukurikije igihe cyose wahereye uyandika, ndakubwiza ukuri yavuga kurenza uko wowe wavuga. Naho rero Kenya ati none se niyo nama ungiriye nzayamuhe? Uyu mushuti wa Kenya ati cyane rwose. Kenya ati ndumva ntazi aho nzabituruka, ariko nanone reka mbitekerezeho neza maze numve icyo gukora. Ku rundi ruhande rero Rene nawe ni umusore mwiza cyane w'imbogari, aba yibereye muri salo iwabo ari kwisomera igitabo, ubona rwose yatwawe. Iki gitabo rero kiba ari igitabo kirimo inkuru z'urukundo, dore ko nyine ari byo bintu yakundaga gusoma cyane. Muri kano kanya rero mama we ahita amusanga muri salo ati ariko mwana wanjye na n'ubu uracyatsimbaraye, ugomba kujya muri iriya kampani ya papa wawe maze ukaba ari wowe uyiyobora. Naho rero Rene ati ariko mama, ntabwo ngiye mbona ko rwose bikwiriye cyane, kubera ko ngewe urabizi ko rwose biriya bintu by'ubucuruzi ntabikunda. Ikindi kandi iriya kampani irimo onkle wanjye, urabizi arabimenyereye, ibintu byose arabizi, abikora neza cyane. Mama we ati ariko mwana wanjye niyo yabikora neza gute? Urabizi iriya kampani mama wawe kugira ngo papa wawe yubake iriya kampani igera aho igeze, ni ibintu byamutwaye igihe kandi yarayubatse ayikunze. Hanyuma rero ukwiriye kuyijyamo maze ibyo papa wawe yavunikiye byose ukaba ari wowe ubibyaza umusaruro, ndetse ukaba ari nawe ubikurikirana kugira ngo atazagira ubisenya cyangwa akabisubiza inyuma. Rene ati ndabyumva rwose mama, ariko rwose ntabwo ibintu by'ubucuruzi ari ibyanjye, njyewe numva ngomba kujya kwigisha ndetse nkigisha indimi, kubera ko nibyo bintu byanjye. Urabizi ibintu byanjye ni ukuba mu bitabo, ni ugusoma, ntabwo rwose ibyo bintu by'ubucuruzi naba mbyiyumvamo. Mama we yaramubwiye ati ntabwo noneho ndi kugusaba, ahubwo ndagutegetse nk'umwana wanjye, hanyuma ndebe ko nsuzugura.
akiri kwisomera rero iki gitabo, dore ko nyine mama we yari yamaze gusubira mu cyumba, umukunzi we Sheila yahise aza yiruka amuhamagara, naho rero Rene yahise amwitaba aramubwira ati ndi hano ndi gusoma igitabo. Uyu mukobwa yahise amubwira atuzi ibyabaye, ati mbabarira undebere aya makuru, ati tekereza aba bantu bari couple izwi ku mbuga nkoranyambaga none batandukanye, isi yose nta kindi kintu na kimwe iri kuvuga. Rene yahise amubwira ati ariko sheri nawe urabizi ko nyine ku mbuga nkoranyambaga ibyabo ni uguhora bashaka ibintu nyine byashyushye, byanze bikunze buri munsi bagomba kuba bafite inkuru ishyushye bagomba kuvugaho, hanyuma rero ibyo ntibikagutwarira umwanya, ahubwo se urabyumva ute turamutse dusomanye kino gitabo ko rwose kiryoshye kimeze neza. Naho uyu mukobwa ati ngewe nsoma igitabo, ati hoya rwose urabizi ko atari ibintu byanjye, urumva nk'ubu ngubu mba maze kuzenguruka imbuga nkoranyambaga, amakuru yose yo ku isi yose mba maze kuyamenya, nta kindi kintu na kimwe rero mba nkeneye, ibyo bitabo byawe rwose ntabwo nabishobora kubera ko mba mbona atari ibintu nyine nakwishimira. Nyuma y'iminsi mike rero Rene nanone rwose aba yiyicariye muri salo ari kwisomera ibitabo, ubona ari kumwenyura wenyine kubera ukuntu igitabo cyari cyamuryohanye. Hanyuma rero mama we aza yiruka atumva wabonye ibyabaye. Rene ati nibikize kandi ma. Naho rero mama we atumva atuzi ya bisi nshyashya duherutse kugura, tekereza ko yapfiriye nyine ahantu rwose hari hateye ubwoba, ndakubwiza ukuri habuze gatoya ngo ishye maze abantu bari barimo bahiremo. Ibyo bintu twari kubikemura dute? Twari tugiye kwambara neza neza, twari tugiye kwambara ibara neza neza, kampani yacu ntabwo yari kuzongera kwizerwa ukundi. Nyamara ibi byose ni ukubera onkle wawe ugenda akagura amabisi, maze akagura amabisi yashaje cyane, ibintu byose rero agatanga amafaranga kugira ngo bamwereke ko ari bizima, kandi nyamara byose biba byarashaje cyane. Ibi byose kandi biri kuba kubera yuko utari kujya mu kazi ngo maze ibi byose ubicunge. Rene atari ko mama, onkle wanjye yari yambwiye ko ibyo bintu byose yabyitayeho neza, yabirebye nta kibazo. Mama we ati nyine ibyo bivuga mu magambo gusa, onkle wawe akunda amafaranga yizanye, rero ntabwo ashobora kugura ikintu ngo agure ikintu kizima, waba ashaka gusaguraho amafaranga menshi. Ikindi kandi urumva ko ibi bintu bishobora kuzica izina papa wawe yubatse imyaka yose y'ubuzima bwe. Nyamara mwana wanjye urakenewe rwose, ibyo kumbwira ngo ushaka kuzigisha nta kibazo uzaba ubikora nyuma, ariko ni ukuri kuri iyi nshuro ndakwinginze mbabarira unyumve, kubera ko urakenewe ngo ujye gushyira ibintu byose ku murongo, naho ubundi ibintu byacu byose bari kubikoreramo ibyo bishakiye. Tekereza rero nibakomeza gukora ibi byose, ejo buri tuzasanga batishyura imisoro, dusange ni ibibazo banki ziza guteza ibintu byacu. Uwo munsi tuzasohoka maze tujye hanze, tujye ku muhanda. Nyamara ibi bintu byose wakabaye ubitekereza kano kanya. Rene rero wari uri gutega amatwi mama we yumvise noneho ibintu bigeze aho bikomeye, kuko yumvise ko ibintu biri kwangirika rwose, ndetse wa muwonkere we yizeraga cyane atari uwo kwizerwa. Yahise amubwira ati nta kibazo rero mama, ngiye kugenda mbishyire ku murongo, ariko nibimara kujya ku murongo neza nzahita nsubira kwigisha, urabizi ko ari byo bintu byanjye. Mama we ati nta kibazo, banza ugende, ahari icyo gihe tuzaba tumenya ikindi cyo gukora. Ku rundi ruhande rero Kenya ibitekerezo byari byose yibazaga ukuntu agomba kuzabwira uyu musore Olivier ko amukunda, gusa nanone akumva ntabwo azi aho kubihera. Iminsi rero yaragiye irisunika. Olivier yari afite urugendo yagombaga kujyamo, yaraje rero n'amavarize ndetse yari afite n'agakapu gatoya kari kari ku ruhande, yaje nyine yashyushye birumvikana, yaraje gusezera Kenya kubera ko bari bagiye kumara igihe kinini batongeye kubonana. Kenya rero nawe yari yiteguye, dore ko nyine yari yafashe ya maletire yose maze agenda ayazinga nyine imwe ku yindi, yari yayazinze ukuntu kwiza aranayadekora. Hanyuma akibona uyu musore aza yiruka, yahise agenda maze yose arayaterura. Nyamara telefone ya Olivier yahise isona, maze ahita yitaba umukunzi we wari uri kumuhamagara, ati uracyantegereje, reka nze mbanze nkurebe, yasize amavarize hano. Ari nako kandi kano kanya Kenya yari ari kumuhamagara, atari ko wakabaye uretse kuko mfite ikintu cy'ingenzi cyo kukubwira. Ariko yabonaga ko uyu musore rwose atari kumwumva. Akimara gusohoka rero
Ken yahise yigira inama yo gufata ya mabaruwa yose maze akayashyira muri ka gakapu gatoya kari kari iruhande rwa varize. Ni nako yahise abigenza, yaragafunguye ayashyiramo maze arangije nyine ahita agafunga. Mu kanya gato rero Olivier yari agarutse, yaraje ahita atangira kumubwira atumva ubu rero wari uri kwibaza umuntu wari umpamagaye. Naho Ken ati yego, kubera ko wambwiye yuko watandukanye n'umukunzi wawe mwari muri kumwe, ndi kwibaza nyine wari uguhamagaye. Olivier yahise amubwira atumva noneho rero ibintu biri kumbaho byabaye byihuta ku buryo ntabonye umwanya wo kubikubwira. Tekereza ko ubu ndi gukundana na Sandra. Uramwibuka wa Sandra twiganaga, twarahuye maze dukubitanya amaso, mba ndongeye rwose ndamwibutse. Nahise numva rero hari ukuntu nyine ntangiye kumwiyumvamo, gusa ntibyagoranye kuko namubwiye ko ndi kwiyumva, maze nawe nsanga nta kibazo rwose abifiteho. Twahise rero dutangira gukundana nubwo hashize iminsi mike cyane, ariko ubu tumeranye neza. Kano kanya rero Kenya yumvise ababaye mu mutima, yatekereje ukuntu uyu musore buri gihe akundana n'abakobwa bigeze kuba inshuti, nyamara ukuntu atajya abona ko Kenya yaba amukunda ndetse ko nawe yaba akwiriye guhabwa uwo mwanya mu buzima. Ariko nta kibazo, yarihanganye nyine kuko yari azi neza yuko amabaruwa yashyize muri ka gakapu ahari uyu musore aza kuyabona, maze bikaza gutuma ahindura ibitekerezo. Basezeranyeho rero ntabwo byari byoroshye, gusa nyine Olivier yari ari kumubwira ati gusa nzajya nguhamagara kenshi gashoboka, ariko nyine ndabizi nzagukumbura, nzabura uwo ngisha inama kwa kundi nyine najyaga mpita nza nihuta nkakubaza utuntu tumwe na tumwe, ariko n'ubundi nta kibazo nzajya ntukubariza kuri telefone. Nyamara icyo atabonaga ni uko kano kanya Ken yari yahindutse rwose. Wabonaga ameze nk'umuntu wababaye, wabonaga yijimye mu maso, wabonaga nta byishimo namba afite. Olivier rero yafashe nyine ibintu bye maze aragenda. Yaragiye yinjira muri bisi, gusa nyine agiye kuyisohokamo yarasohotse maze asohokana varize gusa, kubera ko imodoka yari ije kumufata bari bari kumuhamagara bamubwira ko bamutegereje umwanya munini. Yari ameze rero nk'umuntu wataye umutwe, yibagiwe ko yari afite n'agakapu gatoya maze abagasize muri iyi modoka gutya. Yahise rero ajya muri ya modoka maze arakomeza arigendera nyine, kubera ko yari agiye kujya kure. N'ubundi yagombaga kujya ku kibuga cy'indege kugira ngo ajye gutega indege. Birumvikana nyine ahantu yari agiye ntabwo hari hafi habe na gatoya. Ku rundi ruhande Kenya yabwiye wa mushuti we ati ndakeka noneho ibintu biri mu nzira nziza, ahari noneho bigiye gukemuka, kubera ko ya mabaruwa yose nubwo ntigeze nyamuhereza mu ntoki ariko nayishyize mu gakapu ke, naza kuza gutuza araza kuyabona yose uko angana. Umushuti we yahise amubwira ati ndabizi neza nta musore n'umwe wabona biriya bintu wanditse, ziriya nkuru z'urukundo zose, kuriya kuntu wamukunze, ibintu byose umuvugaho, nta musore n'umwe wabibona ngo abyihanganire. Noneho uriya we muziranye cyane, mwabanye imyaka myinshi, ndakubwiza ukuri azahita aguhamagara nawe rwose akubwire yuko yiyumva nk'uko nawe wiyumva. Kenya yahise yongera aramwenyura maze ahita atangira kwishima ati nizere ko rwose ari uko biri bugende, kuko nanjye nibyo nifuza. Uriya musore ndamukunda, nta wundi musore n'umwe nigeze nkunda. Ahari imyaka yose namaze ndi single nari ntegereje urukundo rwe, numvaga nta wundi musore nifuza ko yambwira ko ankunda uretse Olivier. Niwe wari uri ku mutima wanjye nubwo nyine atajyaga abibona. Ku rundi ruhande rero René we nyine yagiye mu kazi nk'uko mama we yari yabimusabye, kubera ko yumvaga atakomeza gusuzugura mama we ndetse kandi n'ibintu by'iwabo bitakomeza kwangirika. Gusa yumvaga agiye kwamara igihe gitoya maze rwose akahava. Hanyuma rero ka kabaga nyine bari bataye muri bisi bagasubije kuri agence y'aya mabisi, dore ko buri bintu byose byabaga byasigaye muri aya mabisi babijyanaga nyine kuri office, maze ba nyirabyo bakazaza kubikurayo. Ibyo batazaga rero gukurayo nyine igihe runaka cyarageraga maze bakaba babitwika. Iyo habaga hashize igihe nta muntu uraza kubireba. Kenya rero yakomeje gushyuha ategereje telefone ya Olivier iza kumuhamagara, nyamara
uyu munsi ntabwo yabashije kumuhamagara, ariko umunsi wakurikiye yaramuhamagaye kubera ko nibwo yari amaze gutuza. Kenya rero yaramubajije ati umeze neza, wahageze neza? Olivier ati yego meze neza rwose nta kibazo. Naho rero Kenya ati hanyuma se ubutumwa nari nagushyiriye muri ka kabaga kawe wabubonye? Naho Olivier ati ka kabaga, titekereza ko rero nagataye mu modoka, gusa nyine kubera ukuntu katari karimo ibintu birenze ntabwo kigeze kamuhangayikisha, urumva nyine kari karimo umuguru umwe w'inkweto gusa. Ubwo rero ntabwo rwose nigeze mpangayika, sinigeze mbyitaho cyane, ntabwo nari nzi ko hari ikintu washyizemo. None se ni iki nyine wari washyizemo? Kenya rero yumvise ko n'ubundi ubutumwa butamugezeho, ibi ntabwo byari ibintu byo kumubwira kuri telefone, kuko rwose byari biri muri ariya mabaruwa, byari ibintu byinshi kandi bikubiyemo imyaka myinshi. Ibi rero ntabwo byari gushoboka ko yabimubwira kuri telefone. Yahise ababara maze rwose ubona arijimye. Yaramubwiye ati okay, ntacyo nyine, kubera ko n'ubundi icyo nari nashyizemo ntabwo ari ikintu cy'ingenzi cyane, ahubwo nyibwirira uwo mujyi mushya wawubonye ute? Yatangiye nyine kumwibariza ibindi kugira ngo ye gukomeza gutekereza kuri ibyo. Bakomeje rero kuganira, ariko mu by'ukuri Kenya yarababaye uyu munsi, uburyo atigeze ababara na rimwe, kubera ko yabonye ko ahari wagira ngo uyu musore ntabwo yamugenewe, kubera ko inzira zose yashakaga kubicishamo byarangiraga n'ubundi bipfuye. Bavuye rero kuri telefone maze ahita ahamagara wa mushuti we, atumva nkubwire ni ukuri Olivier si uwanjye habe na gatoya, kubera ko uko ngerageje kose biranga. Ikindi kandi iyo aza kuba ari uwanjye nawe rwose aba yarabonye ko uko mureba bitandukanye n'uko inshuti yawe isanzwe yakureba. Ibyo ari byo byose impamvu atigeze abibona nuko nyine buriya atari we Imana yangeneye. Gusa kuri iyi nshuro noneho ndumva rwose ncitse intege mu buryo bushoboka bwose, ndetse rwose ndumva ibyo kumukunda mbivuyemo. Reka twigumire turi inshuti, ariko ibyo kumukunda ndabiretse. Uyu mushuti we rero yaramukomeje, yaramwihanganishije ati ni ukuri ihangane, ndabyumva ko bitoroshye, ntabwo nari nzi ko ari uko biri buze kugenda. Ahari sinari kuba nakomeje kuguhatiriza kuba wamuha ayo mabaruwa, gusa nanone wirekera aho ngaho, kubera yuko ugomba gukomeza kurwanira urukundo rw'ubuzima bwawe. Uramukunda kandi ntabwo rwose ugomba kuzaguma utekereza ko hari icyo utakoze kugira ngo umubone. Byanze bikunze ugomba kuzashaka uburyo bwiza bwo kuzamubwira ko umukunda. Ku rundi ruhande rero Rene we rwose Sheila yaramumereye nabi, amubwira ati ariko se mukunzi, imyaka yose tumaze dukundana, imiryango yacu irabizi ko dukundana, ariko se harabura iki kugira ngo tube twatera indi ntambwe? Naho rero Rene ati hanyuma se urifuza iki? Sheila ati nyine tugomba gukora ubukwe. None se ubundi ubona habura iki kugira ngo tube twakora ubukwe? Rene rero yaramubwiye ati ntabwo rwose niteguye, ikindi kandi mba numva nyine ngifite igihe cyo kubitekerezaho, igihe ntikiragera. Uyu mukobwa yararakaye ati none se bishatse kuvuga ko utankunda, nta gaciro umpa, ntabwo ari njye wifuza se ko twazabana? Rene ati ntabwo ari byo navuze, ariko nyine ahari igihe cyabyo kizagera. Sheila rero yaragiye maze abibwira mama wa Rene ko uyu musore rwose atitaye ku byo kuba babana. Mama we rero yabwiye Sheila ati humura, nzabimuganiriza nta kibazo, kandi byose bizajya ku murongo, kubera ko ni wowe mugomba kuzashakana nta wundi. Mama rero wa Rene yamusanze muri salo nyine, dore ko yabaga atari ku kazi, buri gihe yabaga ari kwisomera ibitabo. Yarabikundaga cyane cyane bikabije. Hanyuma mama wese amubwira ati mwana wanjye ndifuza ko twaganira. Rene ati nibikize kandi ma, noneho ko nari nzi ko rwose nta kibazo dufitanye. Mama we ati ibindi byose wabikoze neza, ariko nyine mwana wanjye ndagira ngo nkwibarize, urabona urakuze, ni wowe mwana wenyine mfite, ndifuza abuzukuru. Papa wawe ntakiriho, ariko rwose nanjye ntazagenda ntabonye abuzukuru. Ubu se harabura iki kugira ngo ubane na Sheila? Ni umukunzi wawe, mumaranye imyaka myinshi mukundana, ni iki kibura kugira ngo mube mwabana? Naho rero Rene yahise amubwira ati rega mama, uriya mukobwa rwose mba numva atandimo neza, sinzi impamvu mba numva atari we mugore nifuza. Mama watuvuze ngo iki? Ngo ntabwo ari we mugore mwifuza? Hanyuma se mukaba muri gukora iki mukundaniye imyaka yose? Rene ati rega urumva ma, nyine njyewe mba numva rwose ntabasha gukunda umukobwa
udakunda gusoma ibitabo nta kintu na kimwe cyazajya kidushimisha turi kumwe, kubera ko rwose twaba dukunda ibintu bitandukanye cyane. Hanyuma rero mba mbona Sheila nanjye turi abantu babiri badafite ikintu na kimwe kibahuza, kubera ko rero turi kuganira guhuza biragorana. Mama we ati ariko mwana wanjye, urumva mu bintu byose washingiraho ukunda umuntu, igitabo aricyo kintu cya mbere cy'ibanze. Naho rero Rene ati nyine njyewe urabizi mama, nkunda nyine ibintu byo gusoma, nkunda ibintu by'ubwanditsi bw'ibitabo, ibintu nkunda bitandukanye n'iby'uriya mukobwa, ntabwo rero rwose numva nyine ari we wanjye. Mama we ati mbabarira, ntukantishe umutwe rwose, ugomba gushakana na Sheila uko byagenda kose, urabizi kandi imiryango yabo twarabyemereye. Sinumva ukuntu rero kano kanya waba rwose wisubiye, kandi ubizi neza ko twamaze kubyemera. Waba ugira ngo nsebye neza abantu bose batangire gutekereza yuko famiye yacu itajya ikomera ku ijambo, ibyo yavuze itajya ibisohoza. Rene rero yakomeje kubwira mama we ati rega ni ukuri mama, ibintu ndi kukubwira ni ukuri, ntabwo nzi rwose niba uriya mukobwa nanamukunda. Mama we ntabwo yari ari kubyumva, yaramubwiye ati ariko se mwana wanjye, ubundi urabizi yuko urukundo atari ukuba lisite y'ibintu byose wifuza ku muntu byose byuzuye, kubera ko rega buriya nawe urebye lisite y'ibintu ashaka ku musore ntabwo rwose wasanga ubyujuje. Gusa nyine icyangombwa ntekereza ko ari ukuba wumva nibura ufite amahoro y'umutima, byaba bibaye kugira ngo rwose mube mwahuza. Ikindi kandi ugomba gufata umwanzuro, naho gushaka umuntu wujuje byose wifuza sinzi ko rwose uwo muntu yaba abaho. Rene rero yahise amubwira ati ikibabaje ni uko ibyo uri kumbwira byose ntabyo mbona kuri uriya mukobwa, tekereza ko nayo mu mahoro y'umutima ntayo mfite rwose kuba ndi kumwe nawe. Mama rero wa Rene yumvise rwose atazi icyo yabwira umuhungu we, kuko yumvaga bisa nkaho uriya mukobwa atamurimo habe na gatoya. Ku rundi ruhande rero wa mushuti wa Kenya yaramubwiye ati ariko ko n'ubundi ariya mabaruwa yose wanditse atigeze ageranye kuri nyirayo, ubundi wayafashe maze ukayandikamo igitabo, ko ahari nyine niyo uwo wakunze atazagisoma ariko abandi bose bazagisoma maze bakamenya nyine inkuru yawe y'urukundo. Uyu mukobwa akibyumva yahise amubwira ati ariko uzi ko iki ari igitekerezo, n'ubusanzwe nkunda kwandika cyane, kandi mu by'ukuri n'ibintu ubwabyo maze kwandika ni ukuri n'ubundi igitabo ndi hafi kukirangiza. Gusa nyine ndumva rwose unyunguye igitekerezo, ahubwo ibyo bintu ni ibya nyabyo. Uyu mushuti ati cyane rwose, ni ukuri byandikemo igitabo, ikindi kandi bizanakuruhura, nubwo nyine uru rukundo rutigeze rubasha kubaho, ariko nibura uzabasha kuruhuka mu mutima, maze ibintu byose wumvaga ukeneye kuvuga uzabivuge mu gitabo, abandi bantu nyine bazagisome bamenye inkuru yawe, nubwo utabasha kuyibwira abantu bose cyarimwe. Kenya rero yumvise ari igitekerezo cyiza, maze guhera uwo munsi atangira kwandika igitabo. Yaracyanditse dore ko ibitekerezo byazaga byisukiranya, ibyo yavugagaho byari ibintu yabayemo, ntabwo byari ibintu ashakisha. Iyo yicaraga atangiye kwandika, ibitekerezo byazaga byisukiranya kuri we, maze akandika ntarekere. Iminsi rero yaragiye irisunika, maze biba ngombwa ko Olivier yongera kugaruka. Gusa agarutse muri uyu mujyi yahise rero aza kureba Kenya. Akigera iwe barasuhuzanyije birumvikana, maze Olivier ahita abaza Kenya ati ariko se habaye iki, byagenze bite, ko rwose nsigaye mbona umeze nk'aho ungendera kure, ntabwo ukimvugisha kenshi, mbese nsigaye mbona umeze nk'umuntu nkunga. Kenya ati ntabwo ari ukuguhunga, ahubwo nyine nsigaye mfite ibintu bimpugije mba ndi kwandika. Naho rero uyu musore ati wowe se wandika guhera ryari? Naho rero Kenya ati guhera kera kose, burya nahoze nandika guhera kera. Olivier ati none se wambabariye ukampa maze ngasoma rwose ibintu uri kwandika? Kenya ati ariko urabizi ko nawe utari umuntu ukunda gusoma cyane. Naho Olivier ati ibyawe byo nabisoma kuko rwose byaba binteye amatsiko. Kenya ati urihanganira ntabwo byashoboka, kubera ko nyine aho bigeze ntabwo rwose ari byo gusomwa, ahubwo nyine uzarindira n'ibijya hanze uzabibona, maze nawe uzabisome. Olivier ati ndakubwiza ukuri, ibyo bintu uri kwandika ni njye muntu wa mbere uzabigura, kuko ndifuza kuzabisoma ndi umuntu wa mbere. Yakomeje rero kumubaza ati none se uri kwandika ku biki? Naho rero Kenya ati nyine
ibyo ni ibintu uzamenya igihe uzaba umaze kubona iki gitabo ndi kwandika, kubera ko ibibazo byose yamubazaga yumvaga n'ubundi atamubonera igisubizo. Nyuma y'iminsi mike rero Olivier yabwiye nyine Kenya uko afite ikirori azaba ari kumwe n'inshuti ze, ndetse nyine azaba ari kumwe n'umukunzi we mushyashya. Yamusabye rero ko nawe yazakizamo, naho Kenya yamubwiye ko atabizi ariko ari buze kubitekerezaho. Hanyuma rero amaze kugenda yabwiye wa mushuti we ati mbabarira umbwize ukuri, ubwo se ko nabasha kujya mu kirori cya Olivier ari kumwe n'umukunzi we? Ibyo bintu nabasha kubireba n'amaso yanjye? Nsigaye numva mufuhira cyane ku buryo rwose kuba namureba ntakibishobora. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati uzi n'ikindi, ahubwo icyo kirori ugomba kukijyamo uko byagenda kose, kubera ko ugomba kumwereka yuko hari ikintu yahombye kandi cy'agaciro. Ahubwo muri icyo kirori uzi ukuntu ugomba kuzabigenza, ugomba kuzaba wambaye neza, washokoje neza, ku buryo ari wowe mukobwa uzaba urenze abandi muri icyo kirori cyose. Ubundi nawe akakubona akabona ko rwose hari icyo yahombye. Ndakeka ko nakubona hari icyo azatekereza, cyangwa se inshuti ze zitazabura icyo zimukubwiraho. Kenya rero byose yarabyemeye, maze atangira gutegura imyenda nyine azambara muri icyo kirori. Gusa ntiyigeze ahamagara Olivier ngo amubwire ko azakizamo. Hanyuma rero ikirori cyarabaye, gusa Olivier yari yazanye n'undi mushuti we. Hanyuma yari yamubwiye ko yari yabwiye nyine uyu mushuti we atumva, hari umushuti wanjye usanzwe mfite w'umukobwa, gusa ni mwiza n'icyuki, numubona ndabizi uzamukunda. Bicaye rero bibereye mu kirori nyine, bagiye kumva bumva umuntu arakomanze. Olivier yagiye kureba maze atungurwa no gusanga ari Kenya. Yari yambaye neza, yari yasokoje neza, yasaga neza, yarahumuraga, mbese uramurebaga ukabona ko ari umukobwa uri classe rwose. Yarinjiye rero Olivier ari kumubwira ati urantunguye, ntabwo nari nzi ko uri buze kubera ko utari wigeze ubimbwiraho. Naho rero Kenya ati nifuzaga nanjye kugutungura. Kenya rero yatangiye kumupresenta abantu bose bari bari hano, maze nyine uyu mushuti wa Olivier yahise abwira Kenya ati tekereza ko nahoraga numva bakuvuga, ariko ikintu kimwe gusa batari barambwiye, ntabwo bari barambwiye kuri mwiza bingana bityo, urasa n'igikomangomakazi neza. Kenya rero yarasetse maze ahita yicara. Bakomeje rero ibirori byabo bakomeza kuganira, gusa Olivier yari yicaye iruhande rw'umukunzi we, maze bakajya banyuzamo nyine bagasomana kubera ukuntu bari begeranye bari no kuganira. Mu kanya gato rero Kenya yumvise kwihangana byanze, maze yumva gufuha biramurenze. Yarahagurutse gato rero maze abasaba ko rwose bamuha umwanya mutoya akajya mu bwiherero. Yaragiye, ageze yariruhutsa kuko yumvaga yenda guturika nk'umutima. Amarira yaraje maze arihanagura, akajya akomeza kwiyumanganya, ariko bikanga amarira akongera agashoka. Yarakomeje rero arihanagura. Mu kanya gatoya yatangiye kwireba muri miruwari, maze atangira kwibwira ati ariko Kenya nawe rwose ukwiriye kwihagararaho ukajya muri kiriya kirori, ndetse ukigira nkaho rwose nta cyabaye. Ugomba kwihagararaho maze ukagenda ugakomeza ikirori. Komeza wihagarareho, nta mpamvu n'imwe yo gusohoka mu kirori. Yarihanaguye aritunganya, yari amaze kwiyemeza ko rwose agiye kwigira nkaho ibiri kubera hano atari kubibona. Yaragiye rero arinjira aricara, nyamara akicara noneho yasanze ibintu byakaze, dore ko bari bari gusomana noneho imbone nkubone rwose, ariko kazi bibereyemo bari kubwirana amagambo meza y'ukuntu bakundana. Olivier ari kujya afata ku matama uyu mukobwa akamuhungura utuntu mu musatsi, mbese wabonaga nyine ibintu biraha, ari couple iri romantique cyane. Hanyuma rero ibi ngibi noneho byakomeje kubangamira Kenya ku buryo byageze naho kwihangana byanga, maze abarahagurutse. Yarababwiye atumva mumbabarire rero, nari mfite igihe gitoya ngomba kugenda, munyihanganire rwose. Bamusabye rero ko yaba yihanganye, ariko babwira ko rwose nabo bamwihanganira, ko nyine hari indi gahunda yari afite, ari uko yari yanze kutagera muri iki kirori. Baramuretse rero aragenda, ariko ubona Olivier asigaye nyine yumiwe, yibaza ikintu cyabaye kuri uyu mukobwa maze kikamuyobera. Gusa uyu mushuti wese amubwira ati uriya mukobwa ni mwiza, ntabwo nari nzi ko ari kuriya asa. Olivier ati nyine nawe ntuzirangareho, ariko uramenye
utazigera umubabaza habe n'umunsi n'umwe. Uriya mukobwa ni inshuti yanjye magara, twabanye imyaka myinshi, hanyuma rero ndamwifuza yuko yazagira umukunzi umwitaho, umukunzi umukunda bya nyabyo. Uramenye rero utazamubabaza. Naho uyu mushuti wa Olivier ati oya rwose nta kibazo, ahubwo ikibazo ni uko nyine nabonaga atandeba, wabonaga atanyitayeho, wabonaga nyine ntacyo bimubwiye kuba ndi no kumuganiriza. Yageze mu rugo rero maze amarira mu bana menshi, noneho yaraturitse ararira, yararize kwihangana biranga. Gusa nyine yamaze umwanya munini ari kurira, maze ahita atekereza atari ku bundi kubera iki nanjye rwose nta bwenge ngira, kubera iki nakunda umuntu urukundo rungana gutya nyamara adashobora no kubona ko nigeze kumukunda. Uyu munsi rero yafashe umwanzuro ko rwose agiye kwikuramo noneho burundu Olivier, ko n'ubundi yari yaratangiye kumwikuramo ari uko yongeye kugaruka, ariko yaravuze ati noneho ngiye kumwikuramo burundu ku buryo ntazongera kumutekereza ukundi. Nzajya mbona ari kumwe n'umukobwa nzajya mbibona nkaho ari abantu ntigeze menya n'umunsi n'umwe. Gusa nyine ntabwo byari ibintu byoroshye, birumvikana uko rero yabonaga ibindi bintu bishya, ndetse nyine nuko yabonaga andi makuru mashya kuri Olivier n'umukunzi we, ni nako yakomezaga kuza maze akandika igitabo, kuko ibi byose yanyuzemo yagombaga kubishyira mu gitabo cye, ibyamubabaje uko byagiye bimugendekera muri iyi nzira y'urukundo rwagendaga sans unique, dore ko ariwe wakundaga uyu musore gusa, ariko uyu musore atari yarigeze anabimenya ko rwose uyu mukobwa amukunda. Ku rundi ruhande rero Sheila nawe rwose yari amereye nabi cyane René, amubwira ati ni ukuri niba utanankunda mbabarira rwose wemere dukore ubukwe, uzajya umba hafi umbe iruhande, ndabizi ko nyine ibyo bizageraho maze rwose bikaza. Gusa nyine René yarebaga uyu mukobwa maze akabona amugiriye impuhwe kubera ukuntu yamwingingaga, kandi nyamara yari yamaze kumenya yuko atamukunda habe na gatoya. Iminsi rero yaragiye irisunika, maze umunsi umwe Olivier yaje yiruka aje kureba nyine Kenya. Yarinjiye ubona rwose yashyushye, ubona nyine byamurenze, maze ahita abwira Kenya ati haguruka gira vuba tugende. Kenya ati tugenze kandi. Naho rero Olivier ati tujye kugura impeta, ndashaka kwambika umukunzi wanjye impeta kandi nyine urabizi uri amaso yanjye. Kenya ati none se ugiye gukora ubukwe? Naho rero Olivier ati cyane, ndifuza gupropose umukunzi wanjye kandi urabizi sinabasha kwihitiramo, byose urabizi ko ari wowe wahoraga umpitiramo. Kenya rero yaratunguwe maze ahita amubwira ati none se kubera icyo atari we mujyanye maze ukaba uhisemo kujyana nanjye? Olivier ati urabizi nyine ko ari wowe buri gihe cyose wahoraga umpitiramo, n'uyu munsi rero urakenewe kandi ndifuza kumutungura, umukunzi wanjye ntabyo azi. Akivuga ibyo rero Olivier yahise amubaza ati ariko se ubundi kubera iki utari kwitaba mushuti wanjye? Yarambwiye ngo umaze iminsi myinshi udafata telefone, byagenze bite? Naho rero Kenya ati nyine nari ndaho ngaho mpuze, mfite ibintu byinshi ndimo. Naho rero Olivier ati ibintu byinshi urimo, nyamara nzi ko rwose ari wowe utaragiraga ibintu byinshi biguhuza. Naho Kenya ati harya ntabwo wabimenye, ubu ngubu mfite ibintu byinshi bimpugije kubera ko mfite umukunzi mushyashya. Kuba rero mfite umukunzi birumvikana ko nyine mfite ibintu byinshi mpugiyemo. Naho rero Olivier ati ufite umukunzi? Nkaba ntarigeze mbimenya. None se uwo musore ninde muri gukundana? Akimubaza ibi rero wa mushuti wa Kenya yahise yinjira ati ngo ufite iki? Ati uwo musore ninde ntazi. Kenya rero yahise amwicira ijisho nko kumubwira ati uceceke, kuko yabonaga asa nkaho rwose agiye gutangira kuvuga amagambo menshi. Yahise rero yicecekera, maze nyine Kenya ahita amubwira atumva tugenda ahubwo tujye kugura iyo mpeta nyine yo kwambika umukunzi wawe. Bahise bagenda kugira ngo icyo kiganiro banakireke, ataza gukomeza kumubaza ibintu byinshi ku mukunzi we, nyamara yari umukunzi ahimbiye hano kano kanya. Umunsi umwe rero René yari ari ku kazi, maze umukozi wo ku kazi ke nyine yamusanze muri biro, maze ahita amubwira ati uyu munsi rero ni uwo kujugunya imyanda yose, hanyuma rero nkeneye nyine sinyatire yawe kugira ngo iyo myanda yose tuze kuyijugunya.
muri iyi kampani hari amategeko avuga yuko iyo ibintu bimaze igihembwe cyose nta muntu n'umwe uje kubirekarama, ubwo nyine ni ibyo abagenzi baba barataye mu modoka zacu cyangwa se barabitaye hano bikamara igihembwe cyose nta muntu uje kubibaza ko nyine tugomba kubitwika. Naho rero uyu musore yahise amubaza ati hanyuma se kubera iki nyine ubundi ibyo bintu bigomba gutwikwa? Naho rero uyu mukobwa ati urebye nyine niko amategeko y'iyi kampani ameze, nanjye sinzi impamvu. Naho Rene yahise amubwira ati nta kibazo, genda byose ubinzanire maze ndaza kubyitaho nyine ninza guhuguka. Dore ko nyine kubera ukuntu uyu musore yakundaga gusoma birumvikana ntabwo rwose yari inkandagira bitabo, ntabwo yari umuntu wo kwemera yuko bajugunye ibintu runaka atazi ngo ni ibiki bajugunye. Yaraje rero aricara iruhande rw'ibi bintu bari bamuzaniye, dore ko byari biri mu rukarito runini cyane, maze atangira kureba kimwe ku kindi. Byabaga ari amadosiye y'abagenzi birumvikana bataye, byabaga ari amatelefone, byabaga ari n'utubaga nyine bagiye bata mu modoka zabo, byabaga ari ibintu bigiye bitandukanye. Yagiye kubona rero abona aguye ku kabaga. Aka kabaga ni ka kandi ka Olivier yataye maze ntiyigere yongera kugashaka kuko yatekerezaga ko nta kintu cy'ingenzi kirimo. Uyu musore rero yaragafunguye maze ahita asanga harimo nyine impapuro nyinshi zizinze, dore ko yafataga rumwe akaruhina neza aruzinga nyine ukuntu maze agahita arushyiraho akariba. Byari bimeze nk'aho ari impapuro zidekoye. Yazishyize ku ruhande maze ahita agenda arabanza aricara. Yatangiye rero gusoma zino mpapuro rumwe ku rundi, gusa yatunguwe n'ibintu byari byanditse muri izi mpapuro. Iyi baruwa ya mbere rero yahereyeho yatangiraga igira iti mukunzi wanjye, sinzi impamvu ndi kukwandikira ibintu nakabaye nkubwira amaso ku maso. Ahari impamvu ndi kubikwandikira ni uko nyine amagambo buriya aba rwose afite umutekano iyo ari ku mpapuro kurusha uko nayakubwira maze agahita aguruka. Ikindi kandi iyo ndi kubyandika mba ndi kugutekereza nawe rwose uri kubyumva, maze nkajya mbona ko nawe biri kukuryohera kandi nkabona ntabwo rwose uri kunseka. Hanyuma rero mbikwandikira nishimye, biba bimeze nk'aho njye nawe turi kuganira, mba nkwimajina unteze amatwi. Rene rero ukunda gusoma ubu rwose yari aryohewe cyane, yahise amera nk'umuntu watwawe maze akomeza gusoma ibyari byanditse kuri aya mabaruwa. Yakomeje rero asoma ibyo nyine ibyo Kenya yari yaranditse. Ati nifuza yuko nibura nk'umunsi umwe twazahura maze tukongera twicara munsi ya cya giti cy'imyembe twajyaga twicaramo ku ishuri, turi kubwirana buri kimwe cyose, tubwirana ibidutera ubwoba, tubwirana ibyo dukunda, ibyo twifuza kuzageraho. Gusa nyine uwo munsi nakubwira uko niyumva maze nkareba ko nibura nawe wambona nk'uko nanjye nkubona. Nakubwira buri kimwe cyose kiri ku mutima wanjye. Ni ukuri uramutse ubonye ukuntu ufite uruhande runini mu bitekerezo byanjye byagutera ubwoba kuko rwose ntabwo wabyumva. Gusa nizere ko umunsi umwe ibi bintu nandika uzabisoma maze ukamenya ko nigeze kugukunda ndetse nigeze kukwizera igihe nta muntu n'umwe wakwizeraga. Rene rero yaragiye aratwarwa maze aya mabaruwa yose yahise ayabika, yarayatahanye akajya yasubiramo buri uko yabaga abonye akanya akongera akayasoma kubera ko amagambo arimo yumvaga atari kuyahaga. Umunsi umwe rero Sheila yamusanze ari gusoma, gusa yari yazinze iyi baruwa maze ayishyira mu gitabo akajya asoma yakingirijeho igitabo. Sheila rero yaramubonye maze abona ari kumwenyura. Yahise amubaza ati mukunzi, ko mbona wishimye byagenze bite? Rene ati nabonye igitabo noneho kiryoshye kurusha ibindi byose nigeze nsoma. Naho rero Sheila ati biragaragara rwose, gusa nanone ndishimye kuko hari hashize igihe kinini ntakubona umwenyura. Komeza wisomere nta kibazo kubera ko hari ibintu ndi gutegura, ariko nta kibazo nyine wowe komeza wisomere. Uyu mukobwa
byasaga nk'aho yabaga iwabo wa Rene kubera ko nyine zari famiye z'inshuti cyane cyane cyane. Rene rero yahise akomeza gusoma ya baruwa ariko agakomeza kwibaza ibintu biyirimo. Umunsi umwe rero ari ku kazi yarongeye atangira gutekereza kuri aya mabaruwa. Aya mabaruwa yari amaze kumutwara ubwenge bwose ku buryo gukora akazi bitari bigikunda. Yahoraga ari kuyibazaho atari ko ndifuza kumenya urukundo nk'uru nguru ruracyabaho, ahubwo se umuntu wanditse aya mabaruwa kuko bino bintu byamubayeho cyangwa ni ibintu yatekereje maze rwose arabyandika. Ahari umwanditsi yarimajinye maze arandika. None se koko ibi bintu byaba byarabayeho? Haba se hari umuntu ukigira urukundo rungana gutya? Haba se hari umuntu kandi ucyandika ibintu bimeze gutya noneho akaba yabyandika ari ibintu biri kumuva ku mutima? Yakomeje gutekereza, wabonaga rwose byamurenze. Rene rero yatangiye kwivugana ati gusa aho waba uri hose, nubwo rwose hari undi mutima w'umusore uba uri gutekereza, ariko noneho ibi bintu binkoze ku mutima rwose, n'umutima wanjye ukozweho nawe. Ariko se ubundi uyu musore w'impumyi we nuwa hehe? Umusore wandikirwaga ibi, umusore wakunzwe uru rukundo ariko ntiyigera rubona, we ni umusore nyabaki? Yakomeje kubitekerezaho atari ko se ubundi uramutse usanze uwo musore ari njyewe, ese biramutse bibayeho ko uyu mukobwa ari njye yandikiye aya mabaruwa ndetse ari nanjye yakunze ariko simbimenye? Yatangiye kwibaza ibintu byinshi byari byamurenze atari ko se ubundi gute aya mabaruwa yangezeho? Ariko nanone uko byagenze kose ntibindeba, ariko ikindeba ni kimwe, ni uko byanze bikunze uyu mukobwa ntazi aho aherereye. Rwose yankoze ku mutima, sinzi impamvu mba numva ibitekerezo byanjye yarabyigaruriye. Mba numva mfite amatsiko yo kumubona, mfite amatsiko yo kuvugana nawe, mfite amatsiko yo kuganira nawe, maze inkuru y'urukundo rwe akayimbwira amaso ku yandi. Ariko se ubundi ndamutse nsanze ari njyewe yakunze, nabyitwaramo nte? Ku rundi ruhande rero Kenya we yarakomeje kwandika igitabo, dore ko nyine ibitekerezo bitasibaga kuza. Umushuti we rero yaje kumusura maze amubaza uko bimeze. Kenya yaramubwiye ati ntakubeshye narangije kumwikuramo kandi rwose narabishoboye. Yego ntabwo bivuze yuko inkovu zahita zikira kano kanya, ariko nanone ntabwo rwose nkimutekereza, byararangiye. Gusa ngomba gukomeza kwandika igitabo cyanjye, ariko nyandika nko kuvuga inkuru nyine y'ubuzima bwanjye. Naho rwose ibyerekeranye na Olivier byo byararangiye rwose, ubu yibereye kumwe n'umukunzi we, bararyoshye bameze neza, narabyibagiwe, ntabwo rwose ngita umwanya mbitekerezaho. Nyuma rero y'iminsi mike Kenya aba ari mu rugo iwe ari kumwe na wa mushuti we n'ubundi bibereye muri story, maze akajya kubona akabona message iraje kuri telefone. Yahise ahaguruka yihuta ati hoya ntabwo bishoboka, maze ajya kuri mashine ye. Yarafunguye rero atangira gusoma ama email. Uyu mushuti we ari kumubaza ati bimeze bite ko nteye ubwoba? Naho rero Kenya ati hoya ntabwo biteye ubwoba, kubera ko ahubwo ni inkuru nziza. Uzi se ko ya nzu y'ibitabo nari nasabye ko rwose igitabo cyanjye bazagishyira ku mugaragaro bansubije, maze bakambwira ko igitabo cyanjye cyemewe ndetse rwose bagomba kuzakinshyirira ku mugaragaro. Barishimye rero aba bombi, maze uyu mushuti wa Kenya ati guhera uyu munsi ubu ndi inshuti y'umwanditsi ukomeye, narabikubwiye. Naho Kenya ati warakoze cyane kumba hafi no kungira inama, kubera ko rwose ntabwo ngewe nari kubyishoboza. Aba bombi rero bari bishimye, wabonaga nyine bashyuhiye kumenya ukuntu iki gitabo kizakirwa nikiramuka kigiye ku mugaragaro. Nyamara ku rundi ruhande Rene we yarakomeje gusoma ya mabaruwa. Aya mabaruwa yari menshi cyane, dore ko n'ubundi yari yashyize mu gakapu rwose kagahita kuzura, kandi kari karimo inkweto imwe gusa, kari karimo peya imwe y'inkweto, ariko kari kuzuye kubera aya mabaruwa yose yari yarunzemo. Birumvikana rero yari menshi. Noneho Rene wayasomaga ayasubiramo, birumvikana ko byamufashe igihe kinini cyane kugira ngo azabashe kuyasoma yose yafate mu mutwe. Ni nkaho rwose aricyo yifuzaga. Iyo yajyaga kuryama ntabwo nijoro yasinziraga, yararaga ari gusoma aya mabaruwa yongera asubiramo aya magambo. Ubona nyine yaratangajwe cyane n'imyandikire y'uyu mukobwa.
yibazaga umukobwa w'umuhanga gutya, umukobwa ugira urukundo rungana gutya, maze akumva nawe nirwo rukundo yifuza. Yaravugaga ati ariko se najyaga ntekereza ko ahari urukundo rwa nyarwo rutabaho uretse urwo nasomaga mu bitabo, ariko nyamara sinzi impamvu uyu mukobwa mba numva ibintu yanditse ari ibya nyabyo, sinzi impamvu mba numva ari ibintu byamuvuye ku mutima, sinzi impamvu kandi mba numva nyine mfite amatsiko yo kumubona, sinzi impamvu mba numva wagira ngo ni nk'aho ari njyewe yabwiraga, sinzi impamvu rwose uyu mukobwa yatwaye ibitekerezo byanjye. Yahoraga amutekerezaho, wabonaga nyine ibintu byaramurenze, akibaza niba ibintu aba arimo biba ari inzozi, akibaza niba ari ibya nyabyo, nyamara yumvaga rwose ari kugenda ata umutwe neza. Hari rero ibaruwa imwe Rene yagezeho, maze asanga hano nyine Ken yari ari kuvuga agahinda ke, ati birababaza cyane gukunda umuntu n'umutima wawe wose, ariko nyamara akaba adashobora kukubona nk'uko wowe umubona. Birababaza kwitangira umuntu, kumutekerezaho ariko we ntiyigera agutekerezaho. Birababaza ariko nanone umutima wanjye wakomeje rwose guhatiriza, numvaga nyine ari wowe kandi ari wowe ibihe byose, nta wundi. Akimara rero gusoma aya magambo, Rene yahise amubwira ati ntabwo nzi ahantu uri, ariko nanone ndifuza ko aya magambo yose yaba ari jyewe wayabwiwe. Nizere ko rwose ari njyewe yari agenewe. Ikindi kandi umutima wanjye wo rwose wamaze kuwigarurira. Kenya rero ibi bintu yabibabariyemo ku buryo rwose n'umunsi wo kwambika impeta umukunzi wa Olivier yaramutumiye. Ibi birori yari abirimo, yarebye neza ukuntu uyu mukobwa yavuze yego maze bakamwambika impeta, nyamara iyi mpeta yatekerezaga ko yakabaye ari we uyambaye, ariko yari yaramaze kwiyakira. Birumvikana akababaro ntikabura, nta nubwo yabura kubitekerezaho, ariko nanone yari yaramaze kumenya ko rwose Olivier atari uwe ndetse ko atagomba gukomeza kumutekerezaho. Ariko nanone muri ibi birori wabonaga ko rwose bisa nk'aho atishimye, ntabwo yari yishimye na gatoya, nubwo nyine yari yariyemeje kwibagirwa uyu musore burundu, ndetse rwose byasaga nk'aho ari no kugenda bigeraho. Ariko nanone iyo yabonaga kandi gakorwa gashyashya, birumvikana byabaga bimeze nko kumutoneka. Ibi byose rero byararangiye, maze nyine Ken yarataha. Yabwiye rero inshuti ze ati gusa ndumva rwose narabaye umuntu mushyashya, ndumva ndi guhumeka umwuka mushya, kubera yuko ibi byose nibiri kugenda bituma mbasha kwikuramo noneho burundu Olivier, n'akantu gato kari gasigaye nako ubu kararangiye. Sinzi impamvu ndi kumva ndi mushya cyane rwose. Hanyuma rero bahise bamubwira bati noneho ntabwo bizi igitabo cyawe uyu munsi tuvugana nibwo cyabashije kujya ku isoko, gusa abantu bose nta kindi kintu na kimwe bari kuvuga uretse kino gitabo. Abantu bose niyo nkuru nyine ihari y'iki gitabo. Reba nawe kuri interineti uko byifashe. Yahise rero abona banamwarikiye, dore ko ibinyamakuru byose bikomeye byifuzaga nyine kumuhostinga kugira ngo bibe nyine byamuganiriza ku by'iki gitabo no kuri iyi nkuru. Byavugaga ko ari inkuru y'impamo yanditswe muri iki gitabo. Birumvikana nyine abantu bose bari bafite amatsiko yo kumenya iby'uyu mukobwa n'umusore yakunze. Inshuti ze rero zaramubwiye zicyakoze niwe muntu wa mbere wabashije gufata agahinda ke maze akakabyazamo zahabu. Tekereza ukuntu nyine ibi bintu byakubabaje wabashije kubibyazamo umusaruro. Bari bari kwishima rero ndetse bari no kubinywera nyine ukuntu uyu mukobwa yabashije kwiyakira. Ku rundi ruhande rero igitabo nyine cyari cyakomeje gusirikira ku mbuga. Igitabo cyo rwose cyari cyabiciye ku mbuga nkoranyambaga. Ni nako rero Sheila yaje yiruka, kubera ko rwose ibyabereye ku mbuga nkoranyambaga byo yabaga bizi cyane, maze ahita asanga nyine Rene yicaye muri salo. Yari afite igitabo n'ubundi ameze nk'uri gusoma, ariko ntabwo yasomaga igitabo, ahubwo yasomaga ya mabaruwa nyine ya Kenya, dore ko nta kindi kintu yari agisoma. Uyu mukobwa rero Sheila yaje yiruka ati sheri wamenye ibyabaye? Atumva
ati ku mbuga nkoranyambaga hahiye, ati hari igitabo cyasohotse, ati noneho tekereza, ati abantu bose nicyo bari kuvuga, abantu bose cyabatangaje, ngo nyine ngo ni inkuru ngo y'umukobwa ngo wakunze umusore ngo ariko ntiyigera ngo abimubwira, ngo hanyuma rero ubwo nyine sinzi uko byagenze, yahise abikupiraho kuko ibikurikira ntabyo yari azi. Iki gitabo cyitwaga Amabaruwa atarigeze agera kuri nyirayo. Hanyuma rero uyu musore Rene yahise amubaza ati igitabo, urumva iyo bavugaga ibyerekeranye n'igitabo yahitaga yumva rwose abaye interese, ati mbabarira unyereke nyine icyo gitabo. Yarakimweretse ku mbuga nkoranyambaga, uyu musore agisoma titire gusa yahise asanga bisa neza neza n'ibintu ahari ashobora kuba ari gusoma. Uyu mukobwa yahise amubwira atumva mukunzi, ndifuza rero ko icyo gitabo wagisoma maze nyine ukazambwira ibiri muri icyo gitabo, ubundi nanjye nkazabibwira inshuti zanjye. Urumva nyine abantu bose bari kwiyemera nizo nkuru bari kuvuga, kandi simba nshaka gusigara inyuma mu makuru ari guhitinga. Naho rero Rene yarasetse yenda gupfa, aturifuza yuko nzagura kino gitabo nkagisoma maze nkakubwira ibirimo, wowe ntabwo ubasha kucyisomera. Sheri ati urabizi ko umwanya ntawe ubona, ariko nanone ibintu biri guhitinga nk'ibi ngomba kuba mbifiteho amakuru kugira ngo nimvugana n'inshuti zanjye nanjye wumve mfite igitekerezo. Rene rero yahise amubwira ati nta kibazo nzagisoma ubwo nzakubwira, ariko we rwose yari yamaze kubona ko kino gitabo neza neza gisa n'umuntu wanditse aya mabaruwa. Yahise ajya kukigura yihuta maze atangira kugisoma. Noneho kandi kuri iki gitabo hari hariho n'ifoto y'uyu mukobwa, yari ifoto nyine y'umukobwa mwiza birumvikana. Akimara rero kubona kino gitabo yaragisomye noneho yitonze, dore ko hari harimo ibintu byinshi bitari biri kuri ya mabaruwa we yabonye, kuko ntabwo yari yarabonye amabaruwa yuzuye. Yakomeje rero gukurikirana iby'uyu mukobwa, atangira noneho no kuzajya akurikirana ama interview y'uyu mukobwa, byose yagiye abikurikirana ku murongo. Noneho yaragiye yinjira mu rukundo n'umukobwa atazi, yaragiye aramukunda maze biramurenga. Ku rundi ruhande rero Olivier n'umukunzi we bamaze kwambikana impeta, bahise nyine bajya mu Bufaransa kugira ngo bajye kuruhuka ndetse bajye no gutegura ubukwe bwabo biturije. Naho rero Rene we yakomeje kubura amahoro maze afata umwanzuro wo kwandikira uyu mukobwa atarazi, dore ko nyine ibyo yari yarasomye haba mu gitabo haba mu mabaruwa byari byaramurenze. Yumvaga yifuza kuvugana n'uyu mukobwa niyo byaba atari amaso ku maso, ariko nibura akamwandikira nawe ibintu yari ari gutekereza muri kino gihe. Yashatse rero aderese ye, ntabwo byari binakigoye kubera ko nyine igitabo cye cyari gifite byinshi cyane cyerekana ku byerekeranye na aderese ye. Yaramwandikiye rero maze ibaruwa imugeraho. Akimara rero gufata rwa rwandiko yicaye muri salo maze afungura envelope byari birimo, yahise akubitana rero n'ibaruwa imwe mu zo yanditse. Yarayirebye abona ko rwose ari we yayanditse, ariko ntiyabitindaho, ahubwo ahita afata urundi rupapuro rwari rurimo maze atangira gusoma. Uyu rero yatangiraga agira ati mukunzi wanjye tutigeze duhura, simbizi niba rwose amagambo wanditse ari njye yari agenewe ariko yangezeho, gusa nanone yaza kuba ari jyewe musore wakunze nakabaye narakugezeho kandi bidatinze. Gusa nyine ngushimiye umuhate wagize mu gukunda uyu musore, gusa abasore benshi ntabwo rwose bakwiriye urukundo rwawe kubera ko bisa nkaho ari impumyi, batajya babona ko bafite zahabu mbere y'uko nyine bayitakaza. Yakomeje rero ari gusoma, nyamara we nyine ari gusoma Kenya yari ari gutekereza ko iyi baruwa nta wundi wayanditse uretse nyine Olivier, kubera ko ari we yari yarohereje aya mabaruwa. Yatekerezaga ko hari ashobora kuba yaramubeshye ko atayabonye, ariko nyamara yarayabonye. Yakomeje rero kugenda asoma. Yakomeje rero agira ati iyo aza kuba ari njyewe rwose wakunze, nanjye mba naragukunze. Ikindi kandi nari kugushimira kuba rwose warabashije kunkunda
mbere y'uko nanabimenya, maze nanjye nkagukunda nshishikaye ndetse nkagukunda urukundo rwa nyarwo. Igihe rero Ken yari ari gusoma iyi baruwa yari yatwawe cyane cyane rwose, ubona amarangamutima yamurenze ndetse amarira yari yatangiye kubunga mu maso ye. Yakomeje rero agira ati, buri jambo ryose wanditse mu ibaruwa yawe ryankoze ku mutima. Ikindi kandi amagambo wanditse yaramvuye ndetse yatumye ntekereza yuko urukundo rwa nyarwo rukiriho, urukundo umuntu akunda undi nta na kimwe ashingiyeho rugihari. Ndakubwiza ukuri, umutima wanjye ndumva rwose nuzuye ibyishimo byo kuba naragezweho n'aya magambo wanditse. Yakomeje rero amubwira ati, niba wabinyemerera ndifuza kuzagusubiza buri letere yose wanditse, ariko buri imwe yose nkayigusubiza ukwayo. Ati, ibyo byose ntabwo rwose nifuza kugutwara umutima, ariko nanone ndifuza guha agaciro buri kintu cyose wakoze, buri kimwe cyose wavuze. Ndifuza rero ko amabaruwa yawe yose nazagenda nyasubiza imwe ku yindi. Amarira rero kano kanya Ken yari yamurenze, ibyishimo nabyo byari byose, ariko nanone bivanze n'agahinda kenshi. Wabonaga nyine nawe atazi uko ari kwiyumva, wabonaga byamurenze, wabonaga wagira ngo ari kumva rwose yibereye mu nzozi. Mu byishimo byinshi rero Kenya akimara gusoma yahise afata telefone maze abahamagaye Olivier ati, mbabarira umbwire, uri kunkinisha se? Mbwiza ukuri, ibi ni ibya nyabyo? Gute wabashije kumbwira ngo amabaruwa yose nakwandikiye ntabwo wigeze uyabona, nyamara ukaba wanyoherereje imwe muri zo ndetse rwose wanayishubije? Gute waba warankoze ibyo bintu? Ariko yabivugaga ari guseka, ari nako kandi ari kurira. Naho rero Olivier ati, nibyo, ariko njyewe rwose agakapu naragataye. Ariko yahise atekereza ati, uretse gatoya, ntumbwire yuko ibintu wari washyize mu gakapu kanjye byari amabaruwa. Yahise yibuka cya gitabo, ati, igitabo amabaruwa atarigeze agera kuri nyirayo. Ntumbwire yuko ayo mabaruwa ari njyewe wavugaga, ntumbwire ko iki gitabo ari njye cyavugaga. Birumvikana nyine nawe yahise atangira kugira igitekerezo. Naho rero Kenya ati, mbabarira rwose, si ibyo nashakaga kuvuga, ibyo nyine byari ibya kera ariko byararangiye. Naho Olivier ati, mbwiza ukuri, nibyo se koko warankunze? Kiriya gitabo kivuga yuko wankunze imyaka myinshi. Mbwiza ukuri, ni njyewe washakaga kuvuga, ni njyewe wakunze, ariko ntubimbwire. Ayo mabaruwa uvuga ni ayo ngayo nyine yarari mu gakapu kanjye. Kenya yaramubwiye ati, mbabarira, ibyo tubyihorere, byari ibya kera. Nibyo rwose niko byigeze kugenda, ariko nanone byari iby'ubwana, ibyo byararangiye cyane. Ahubwo nyine unsuhurize umukunzi wawe kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Yahise akupa telefone kuko ntiyifuzaga andi magambo ari buze kurengaho. Yahise yumva ko kandi nanone yibeshye, uwanditse iyi baruwa atari Olivier nk'uko yabitekerezaga. Mu masaha y'ijoro rero Kenya yahamagaye wa mushuti we, dore ko ibintu byari byamurenze, maze amubwira ibintu byamubayeho, amubwira ukuntu yakiriye ibaruwa imwe muri za zindi yabuze, ndetse nyine uyu muntu akaba yanamusubije. Uyu mushuti wese amubwira ati, ariko ni Olivier. Naho rero Kenya ati, oya, ntabwo ari we rwose, nanamuhamagaye maze nsanga nta gitekerezo afite. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati, oya, ntumbwire ko ufite umuntu uri kugukunda mu ibanga rikomeye, ntumbwire ko kandi amabaruwa wanditse yageze ku wa nyawe. Naho rero Kenya yahise amwenyura, nubwo rwose yari yibabariye, ati, nyumvira nawe ibintu uri gutekereza, gusa nanone nanjye natunguwe, sinkubeshye, dore ko nyine uyu muntu yanambwiye ko azakomeza kugenda ansubiza n'ayandi mabaruwa kuko ubu ngubu yanshubije kuri imwe. Gusa ndumva mfite amatsiko yo kumenya ngo uyu muntu ninde. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati, ndakubwiza ukuri, uri umunyamugisha kuba rwose hari umuntu wabashije kwakira aya mabaruwa, none wasanga ahubwo uyu muntu ari we wakugenewe.
Ken ati mbabarira reka icyo kiganiro tukihorere, ndakuzi nyine, ubwo waza ukanjyana mu nkundo z'umuntu ntazi, z'ibintu rwose tutaramenya ngo ni ibiki, mbabarira twivugira ibindi. Nyuma y'iminsi mike rero Ken yakiriye iyindi baruwa nanone bari kumusubiza. Hano ho rero uyu musore Rene yari yamwandikiye ati amabaruwa yawe narayasomye, ariko nta hantu hankoze ku mutima nk'ahantu umusore yaguterese mwiga kuri kaminuza maze ukamwakanira kuko wumvaga nyine yuko umutima wawe hari undi muntu uwubikiye, nubwo bwose atakurebaga ndetse atari yanaza mu rukundo nawe, ariko mu by'ukuri wakomeje nyine kuba rwose umukobwa uzi kwifata kandi wanga nyine kuba yaca inyuma uwo bakundana nubwo bwose mutakundanaga. Icyo kintu rero cyankoze ku mutima cyane kuko sinatekerezaga ko haba hari umuntu nyine ukiri inyangamugayo bingana gutyo. Gusa nta gushidikanya ko umunsi umwe, igihe kimwe, ahantu hamwe hari umusore uzaba nawe agutegereje, ndetse rwose uwo musore akazaba ari we wawe, ari we uzagukunda ubuzima bwawe bwose. Gusa ndifuza kuba naba uwo muntu, naba uwo musore wandikiraga ayo mabaruwa yose, ndifuza kuba naba uwo musore uzaba umukunzi wawe, uzakwegukana. Kano kanya rero Ken ari gusoma ibi byose, wabonaga n'ubundi nawe yatwawe, yibazaga uyu musore wandika ibintu bimeze gutya, dore ko yumvaga bahuje neza, byaba mu myandikire, mu mitekerereze, yarabitekerezaga kumva neza neza wagira ngo ni nk'aho ari we uba wabyanditse. Yumvaga afite amatsiko yo kumenya uyu muntu wandika ibintu bimeze bitya. Ren rero we yakomeje kujya mu rukundo n'umukobwa atazi, ibintu biragenda biba ibindi bindi. Umunsi umwe yari aryamye muri salo yasinziriye mu bitabo n'ubundi ari gusoma, maze abatangiye kurota. Yatangiye kurota rero ahura na Ken, maze bagiguhura Ken agahita amubwira ati ndishimye guhura nawe, nari narategereje urukundo rw'ubuzima bwanjye imyaka myinshi, sinari nzi ko umunsi ari uyu kugira ngo tuzahure, gusa wumve ko ngukunda n'umutima wanjye wose kandi ari wowe rukundo nari ntegereje. Aba bombi rero bahise bahoberana maze baranasomana, gusa byari mu nzozi. Hanyuma rero Rene yahise ashigukira hejuru maze ahita asanga Sheila amwicaye imbere yarakaye. Yahise amubaza ati mbwira Ken ninde? Ken ninde usigaye unarota mu nzozi? Ken ninde uri kurota maze ukajya wimwenyuza? Naho rero Rene yaracecetse kuko yumvaga atazi icyo agiye kubwira uyu mukobwa. Sheila ati mbwira wahereye ryari unca inyuma, kuva ryari? Niyo mpamvu rwose utakinkunda, niyo mpamvu udakeneye ko dukora ubukwe, niyo mpamvu nta kintu n'iki na kimwe ushaka kinyerekeyeho, ni ukubera ko ufite undi mukobwa muri gukundana, kandi mu by'ukuri njyewe rwose ntabwo mba nifuza kugusangira n'undi muntu. Yararakaye maze ahita yivumbura aragenda. Naho rero Rene yasigaye ari gutekereza ku bintu yari amaze kurota, maze atangira kubitekerezaho, maze akajya avuga ati ibi bintu se birashoboka ko umunsi umwe nyine byazaba ibya nyabyo, maze nanjye nkajya mu mubare w'abantu bakabya inzozi. Nyamara ku rundi ruhande wabonaga Ken nawe ibintu byaramukomeranye, dore ko yibazaga kuri uyu musore umwandikira ibi byose. Yabwiye rero inshuti z'ukuntu uyu musore akomeje kugenda amwoherereza n'andi mabaruwa, ndetse ari nako ayasubiza. Baramubaje bati none se uwo muntu ubundi ameze ate? Naho Ken ati ntababeshye sindamubona amaso ku maso, ariko nkurikije ibintu anyandikira ari special rwose, ntabwo asanzwe, simbabeshye uyu musore ntasanzwe, kubera ko amagambo ambwira ankora ku mutima nkumva nakomeza nkayasoma, kandi nawe ibyo aba yanyandikiye biba bisa nkaho amabaruwa yanjye yasomye nawe yamukoze ku mutima. Abashuti be rero batangiye kwishima bati nyamara wabona ugiye kubona umukunzi wa nyawe, wabona ariya mabaruwa nubwo atageze kuwo yagombaga kugeraho, ari uko nyine atari we wari ukugenewe, ahubwo yarasanze uwo yagombaga kugeraho wa nyawe. Rene rero yatangiye noneho no kuzajya asubiramo nyine interview za Ken
izo yagiye agirana n'abanyamakuru, uko yagiye asobanura kuri iki gitabo, aho nyine Kenya yakomezaga kugenda ababwira yuko ibi rwose ari ibya nyabyo, ari umusore yakunze n'umutima we wose, ariko nyamara uyu musore ntaze kumukunda. Bakomezaga kumubaza niba yaba agitekereza kuri uyu musore, niba kandi aramutse abonye amahirwe yakundana n'uyu musore, maze akabasubiza ko igisubizo ari oya, kubera ko rwose yamaze nyine kumuva mu mutwe, ariko ibi byose ari ibintu byabaye mu hashize. Henry rero we yatangiye kwibaza ati ariko se ni gute nisanze aha hantu, ni gute nisanze nkunda umukobwa tutarahura na rimwe, gusa nyine kubera amagambo. Ntabwo rwose mba ndi kubyumva, ariko nanone mba numva nyine nishimye kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Sinzi impamvu mba numva gukunda uyu mukobwa bimpaye amahoro, kubera ko mba niyumvamo urukundo ntigeze niyumvamo ndi kumwe n'umukobwa uwo ari we wese. Gusa nanone ndatekereza ko rwose igihe kigeze kugira ngo mbe nahura n'uyu mukobwa amaso ku yandi. Yahise rero n'ubundi afata urupapuro maze atangira kumwandikira kugira ngo rwose aramusabe yuko bazahura amaso ku yandi maze bakamenyana, dore ko ku mpande zombi rwose bari baramaze gukundana kubera amabaruwa gusa. Henry rero yaramwandikiye maze aramubwira ati ndabizi neza ko rwose ibintu ngiye kukubwira bigutunguye. Yego ntabwo mu by'ukuri amagambo wanditse ari njye yari agenewe, ariko rero byarangiye angezeho kandi ahindura nyine byinshi mu mitekerereze yanjye. Ikindi kandi yatumye nkumenya nubwo tutarahura, ariko mba numva wagira ngo njye nawe turaziranye. Ikindi kandi mba nkwiyumvamo mu buryo rwose udashobora gutekereza. Amagambo yawe yatumye ngukunda, yatumye nkwiyumvamo. Ndifuza rero kuza maze tugahura, ndifuza ko tubona n'imbona nkubone maze nkakubwira uko aya mabaruwa yangezeho, ndetse rwose nkakubwira n'ukuntu Destin yabashije kuduhuza. Ikindi kandi ndifuza kuzaza ku cyumweru, kubera ko burya nibwo abamarayika baba bari kwitegereza buri kimwe cyose. Ikindi kandi haba hari umwuka utuje. Ndifuza yuko nta rusaku namba ruzaba ruri impande n'impande, maze ukabasha kumva ukuntu umutima wanjye utera, nyamara uzaba uterera kuri wowe. Iyi baruwa rero yageze kuri Kenya maze atangira kuyisoma. Yamaze kuyisoma maze arayihobera, yararyamye atangira guseka, atangira kumwenyura. Ibyishimo byari byamurenze, yakomeje kuyihobera, yumvaga atayirekura, dore ko nyine yatekerezaga iby'uyu musore, maze nawe akumva afite amatsiko yuko ku cyumweru hagera maze bagahura, dore ko yumvaga yaramaze kumutwara umutima, nyamara batarabonana amaso ku yandi. Kenya rero yahamagaye inshuti ze maze noneho azibwira sitori ya nyayo uko yagenze we n'uyu musore batarahura. Yarababwiye ati noneho igitangaje, ndi mu rukundo n'uyu musore. Uyu musore sinzi impamvu mba numva rwose wagira ngo ni igice kimwe cyanjye, kubera ko atekereza nkanjye, avuga nkanjye. Mba numva wagira ngo ni njyewe ubwanjye ndi kwiganiriza. Ikindi kandi ambwira ibyo nkeneye kumva, mbese wagira ngo ibyo nari nkeneye arabizi. Sinzi impamvu mba numva naramaze gukunda uyu musore kandi tutarahura. Kuri iyi nshuro ndi mu rukundo, nababwiza ukuri. Inshuti ze rero zarabyishimiye, ziti nubwo rwose tutaramubona, ariko byanze bikunze uwo muntu wagukoze ku mutima ni uwa nyawe, gusa dufite amatsiko yo kuzahura nawe. Ku cyumweru rero harageze maze Kenya yambara neza, arihumuza. Yari ategereje umukunzi bagiye guhura, umukunzi bakundanye batarahura na rimwe. Yari akeye rwose. Yagiye kumva rero yumva umuntu arakomanze. Ya masaha n'ubundi yavuganye na Henry yagiye gufungura, maze akubitwa n'inkuba kuko yahise ahura na Olivier. Yahise amubwira ati wowe hano bimeze biteze, kubera iki uje hano? Naho rero Olivier ati mfite byinshi byo kuvugana nawe, mfite byinshi byo kuganira nawe. Naho rero Kenya ati ariko njyewe nta kintu cyo kuvugana nawe mfite. Naho rero Olivier ati mbwiza ukuri, ni gute wankunze iyo myaka yose maze rwose sinigere mbibona?
Ken ati ibyo rwose byari ibya kera kandi byararangiye. Naho rero Olivier ati hoya ntabwo birarangira. Ken ati ntumbwire ko kandi ari wowe nanone. Yari atekereje ko ahari ari we nyine wamwandikiraga none akaba aje amutunguye. Wabonaga abirakariyemo, ariko nyamara uburyo Olivier yakomeje kwisobanura, Ken yumvise ko rwose atari we, kubera ko Olivier yakomeje kumubwira ati ndakubwiza ukuri, nasomye igitabo cyawe cyose, numvise ibintu biri muri kiriya gitabo, maze ni ukuri ndikanga. Gusa hari ahantu hantangaje ko nyine wavuze ko wantegereje iyo myaka yose, nyamara n'umukunzi wanjye byarangiye nawe abimenye. Ubu tuvugana ntabwo tukiri kumwe, kuko rwose yabonye ko ndi impumyi, hari umukobwa wankunze maze ngewe simbimenye, kandi nanone yatekereje ko nshobora kuba nanjye naragukundaga ariko simbikubwire. Byahise rero bituma dutandukana. Naho rero Ken yahise amubwira ati ibyo rero byari iby'ahashize, izo zari inzozi zanjye, wari umugabo w'inzozi zanjye, ariko byarangiye atari wowe turangizanyije, kandi rwose byararangiye. Ahubwo nyine genda ujye kongera ubyutse ibyawe n'umukunzi wawe, kubera ko njye ntabwo bishoboka. Olivier ati oya nta kidashoboka, kandi nyine waranditsemo mu gitabo cyawe ko nyine utajya urekera aho ngaho igihe cyose utarabona icyo ushaka. Ni ukuri igihe ntikirarenga, ubu ngubu nditeguye, urabizi neza ni wowe mukobwa nzi kurusha abandi, ariko nanjye ndakuzi cyane, turaziranye, rero urumva ko twakora couple nziza. Ken ati hoya ibyo byose byararangiye, kubera yuko akivuga ati kubera yuko yumvise umuntu akomanze, yaragiye rero arafungura. Mu by'ukuri agikubitana amaso na Rene, byabaye nk'aho aba bombi basanzwe baziranye. Rene yari umusore w'ibogari, uhumura, utuje, ugaragara neza cyane. Aba bombi barahoberanye maze barafatana, kurekurana biranga. Olivier wari uhagaze aha yari ari kureba ibintu byose byamucanze. Aba bombi bararekuranye maze barebana mu maso, umwe abwira undi ati ni wowe, undi ati ni wowe. Bahise basomana nta kintu na kimwe batekerejeho, aribwo bwa mbere bagihura, nyamara wagira ngo bari basanzwe bakundana. Kwihangana rero byaranze, maze nyine bibuka yuko uyu musore ahagaze hano. Ken rero yahise abwira Rene ati umbabarire ku bibaye. Naho Rene ati ahubwo ngewe umbabarire. Ken yahise amubwira ati uyu nguyu rero ureba hano niwe musore nanditseho cya gitabo, inkuru zose wasomye muri ya mabaruwa zose zari zo kuri uyu musore. Rene yaramwitegereje maze ahita amuhereza ikiganza ati nishimiye guhura namwe, ariko nyamara Olivier yanze kumuhereza ikiganza. Olivier rero yahise abwira Ken ati ariko Ken twari dufite byinshi byo kuvugana. Ken ati oya, ahubwo igihe cyari kigeze ngo ugende, kubera ko umukunzi wanjye yaraje kundeba. Olivier yabuze icyo akora, maze nyine ahita agenda. Yumvaga nawe ibintu byose bibereye aha bimurenze, nyamara icyo atarazi ni uko Ken yari yaramaze kwegurira umutima we uyu musore Rene. Bari bahuye ubwa mbere. Akimara gusohoka rero Rene yahise amubwira ati ntabwo rwose byumvikana ukuntu umusore nkuriya yabashije kwihanganira umukobwa nkawe mukamarana iriya myaka yose ataranabona yuko umukunda. Cyakoze biratangaje, ni ukuri burya impumyi ntabwo ari zidafite amaso gusa, ahubwo hari n'izireba maze ntizibone. Batangiriye kuganira, ari nako nyine babwirana amakuru yose y'ukuntu ibyabo byagenze. Ken yabwiye Rene iby'urukundo rwe na Olivier, ndetse nyine Rene nawe amubwira ukuntu aya mabaruwa yayabonye ari ku kazi bagiye kubitwika, maze amubwira byose. Ukuntu rero kubera ko yakundaga gusoma, n'ubundi yatangiye gusoma maze agatwarwa umutima n'amagambo yari ari muri aya mabaruwa, agatangira kwibaza ku mukobwa wayanditse, ndetse agatangira kujya ayasoma ayasubiramo. Yaramubwiye ati gusa uko nagutekerezaga ndi gusoma ariya mabaruwa bitandukanye cyane n'ukuntu nkubonye, kubera yuko uri umukobwa mwiza cyane, uratuje. Narakubonaga uri gusobanura iby'igitabo cyawe, maze nkagira ngo ni kwa kundi umuntu nyine aba ari imbere y'abantu benshi akagerageza kwitwararika, ariko ni ukuri ntunguwe no kukubona, gusa ndakwishimiye ubyumve. Naho rero Ken ati ntabwo wabyumva, nanjye ndishimye cyane kukubona, najyaga mba numva mfite amatsiko yo kukubona,
ariko ndakwishimiye cyane ndetse rwose nanjye uko nkubonye bitandukanye cyane nuko najyaga ngutekereza. Uri umusore w'ibogari, uvuga neza, uratuje, mbese umeze neza neza nk'umusore w'inzozi zanjye. Gusa wumve ko nkwishimiye." Aba bombi rero batangiye kubwirana ukuntu bakundana, ibintu rwose bikomeza kuba ibintu biryoshye cyane. Uyu munsi rero baratandukanye, maze Kenya yari afite amakuru menshi yo kubwira inshuti ze. Atumva icyabereka wa musore, ndababwiza ukuri ntabaho, ahari narotaga, ni mwiza, ntabwo mushobora kubyumva. Noneho ukuntu aganira neza, avuga amagambo y'ubwenge kandi aryoshye ku buryo wumva wakomeza ukamwumva. Uriya musore yantunguye, si ukubabeshya, ariko noneho ndi mu rukundo bya nyabyo, kandi ndi mu rukundo n'uwa nyawe. Ndatekereza ko noneho kuri iyi nshuro rwose ibyishimo byanjye noneho byansanze. Naho rero ku rundi ruhande, Sheila we byari bikomeje kumuyobera ko yabonaga bisa nkaho rwose Rene yatwawe umutima n'ibindi bintu atazi ibyo ari byo. Umunsi umwe rero yaje kugwa kuri cya gitabo yasabaga nyine Rene gusoma kugira ngo akimubwire. Sinzi ukuntu yarebyemo imbere, maze aje kureba neza yaje gusanga ko umwanditsi w'iki gitabo yitwaga Kenya, kandi ni nawe mukobwa uyu musore yahoraga arota. Yahise atekereza buri kimwe cyose cyabaye, maze ahita aza asanga Rene nyine aho yari yicaye. Ati burya bwose umwanditsi w'iki gitabo niwe wadutandukanyije, niwe watumye uva mu buzima bwanjye. Umwanditsi w'iki gitabo njyewe ubwanjye nakwiyerekeye nkakubwira ko cyasohotse, maze nkagusaba kukigura kugira ngo ugisome unakimbwire. Uyu niwe watumye uncika, niwe wadutandukanyije. Naho rero uyu musore yahise amubwira buri kimwe cyose uko byagenze, ko rwose nubwo yamubwiye kugura igitabo, ariko n'ubundi byasaga nk'aho iki gitabo yari asanzwe agifite nubwo kitari muri forume y'igitabo nyine. Yamubwiye buri kimwe, maze ahita anamubwira ko rwose amukunda kandi ko bahuje ibintu byinshi. Yaramubwiye ati mbabarire, gusa nakomeje kukubwira ko ibyanjye nawe bitameze neza, ariko ntiwigeze wifuza kubyumva. Gusa nyine umbabarire kuri iyi nshuro, kuko uyu mukobwa namaze kumukunda n'umutima wanjye wose, naramwiyeguriye. Sheila rero hano ho rwose nta kintu na kimwe yari afite cyo kuvuga. Yahise yinjira mu cyumba, maze afata buri kimwe cyose, yahise asohoka maze arataha, kubera ko yumvaga rwose nta kintu agikora hano. Naho rero ku rundi ruhande, Kenya we yahise atangira kwandika ikindi gitabo, noneho ari kuvuga ukuntu yabonye amahoro nyuma rwose y'ibyabaye byose muri cya gitabo cy'amabaruwa atarageze kuri nyirayo. Iki gitabo rero yari ari kucyandika, noneho rwose ari kubwira abantu ukuntu nubwo uwo yandikiye atari we amabaruwa yagezeho, ariko n'ubundi yageze ku wa nyawe, ahubwo uwo yari akeneye ari we nyine wakiriye aya mabaruwa. Noneho yari yatangiye kubabwira inkuru ye n'urukundo yiboneye, kandi urukundo bahujwe na ya mabaruwa atarageze aho yagombaga kugera. Iki gitabo rero nacyo cyari kiryoshye cyane, dore ko nyine abantu bari baratangiye kukitegura, aho nyine yari yarabandikiye ku mbuga nkoranyambaga ko ari kwandika iki gitabo cyitwa nyine kubona amahoro nyuma y'ibibazo byose. Hanyuma rero abantu bari baratangiye nyine kugitegura kugira ngo nacyo bazagisome. Uyu mukobwa yari atangiye noneho kuba umwanditsi wa nyawe, nyamara yarabitangiye yikinira, dore ko abantu bose bari basigaye baba bari kumubaza igihe azasohorera ikindi gitabo. Bari bararyohewe n'imyandikire y'uyu mukobwa. Iminsi rero yaragiye irahita, naho rero Rene we nyine yicaje mama we, maze aramubwira ati rero mama, rwose ntakubeshye, ibyanjye na Sheila ntabwo byakunze ko bikomeza, ariko hari undi mukobwa nakunze kandi bya nyabyo. Uwo mukobwa we noneho duhuje buri kimwe cyose, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndamwishimira, ndetse rwose nuduha umugisha noneho uzahita witegura abuzukuru, kuko aho rwose nta gutinda mfite. Mama we yatangiye kumubaza byinshi, maze Rene
atangirira kuri zeru, amubwira buri kimwe cyose uko cyagenze. Nyamara uko yamubwiraga izi nkuru niko mama we yagendaga arushaho gutwarwa, kuko yumvaga iyi nkuru y'urukundo ari inkuru itangaje. Yaramubwiye ati mwana wanjye, uzi ko ibyo bintu mbwiye uretse kubireba muri filime ntarenze ko rwose bishobora kuba bibaho. Naho Rene ati nanjye niko nabitekerezaga, ariko noneho byanyibereyeho imbone nkubone. Mama we rero yamubwiye ko yifuza kuzahura n'uyu mukobwa wamutwaye umutima, umukobwa yeguriye urukundo rwe rwose. Rene yamubwiye ko rwose nta kibazo. Yatumyeho rero uyu mukunzi we maze aza kureba mama we. Umunsi bahuriye, mama wa Rene yaramwishimiye cyane. Yabonye ari umukobwa utuje, umukobwa w'ikinyabupfura, umukobwa warezwe. Yaramwishimiye ndetse anamwakira mu miryango. Ntabwo nyine byari byoroshye, kubera ko nyine umuryango wa Sheila birumvikana wari inshuti yabo cyane, ariko nanone yabwiye umwana we ko ibyo ari byo byose agomba gushyigikira ibyishimo bye. Rene rero yarishimye maze abwira mama we ko noneho rwose yatangira kwitegura, ko noneho abuzukuru niba Imana izabamuha rwose baba bari bugufi. Ibi rero byasekeje cyane Kenya. Bari batarakora n'ubukwe, ariko nyine baratangiye kubarira abuzukuru. Gusa nanone yari yakunze na mama wa Rene cyane, kuko yari umubyeyi mwiza utuje kandi ubasha kumva abana babo. Umunsi rero wo gushyira cya gitabo ku mugaragaro, Kenya yari yatumiye Rene, yatumiye mama wa Rene ndetse nyine n'inshuti ze n'abandi bantu bose yari yabatumiye kugira ngo baze kumufasha guserebura nyine kujya hanze kw'iki gitabo. Byari ibintu rero bisa n'ibirori. Yagiye rero kuri stage maze atangira kubabwira nyine uko yatangiye kwandika iki gitabo, ndetse n'uko inkuru y'urukundo rwe n'umuntu bari bataramenya kano kanya watumye yandika n'iki gitabo yagenze. Yarabibabwiye, maze iyi nkuru amaze kuyibabwira yarababwiye ati ndifuza rero kubereka umuntu watumye ngira ibi bitekerezo byose. Ndifuza kandi kubereka umuntu wampaye urukundo rwa nyarwo. Yaramuhamagaye, yahamagaye nyine Rene kugira ngo aze nawe kuri stage. Yaraje rero maze nawe nyine ababwira uko byatangiye. Abantu bose bari bumiwe, bumvaga bameze nk'abari kwirebera filime imbona nkubone neza. Bakomeje kubabwira inkuru yabo y'urukundo uko yagenze. Hanyuma rero Rene yabwiye nyine uyu mukobwa Kenya ati gusa warakoze kuba abantu bose bagusabaga urukundo kera wararubimaga, kubera ko wari uwanjye wagombaga kuntegereza. Aba bombi bararebanye maze baba barahoberanye. Hanyuma rero Rene yahise abwira nyine Kenya ati gusa kuri uyu munsi udasanzwe hari ijambo ridasanzwe nifuzaga kukubwira. Kenya rero yaramurebye nkaho nyine yakamubwiye ati nguteze amatwi nta kibazo. Abantu bose bari bacecetse, bari biteze icyo uyu musore agiye kumubwira. Uyu musore yari umuhanga cyane mu kuvuga nyine amagambo y'ubwenge, bari babizi abantu bose. Hanyuma rero Rene yahise ashyira ivi hasi maze abakuye impeta mu mufuka buhoro. Yahise abwira rero Kenya ati umukobwa umwe rukumbi nakunze kuri iyi si, noneho umukobwa niheriwe n'Imana, dore ko guhura kwanjye nawe nta ruhare twabigizemo, ariko Imana yaraduhuje kuko yabonaga nyine dukwiranye. Guhera umunsi mbona ibaruwa wanditse naragukunze birandenga. Sinari nzi ko nzakubona, kubw'amahirwe narakubonye, maze nkubonye ngukunda kurushaho. Hanyuma rero ni wowe rwose watumye menya ko urukundo rwa nyarwo rubaho. Ni wowe watumye nongera kumwenyura, ni wowe watumye nongera kwishima, ni wowe watumye kandi nongera gukunda maze ngakunda uko nakabaye nkunda. Ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza kugusabira imbere y'abantu bose ko wanyemerera kuba urukundo rw'ubuzima bwanjye iteka ryose, kuko ndifuza ko ari wowe nzakunda na nyuma y'ubu buzima ngakomeza kugukunda. Birumvikana Kenya yari yatangiye kurira, emosiyo zari zose. Abantu bose bari bumiwe, bari bacecetse byabarenze. Iyi nkuru y'urukundo yari itangaje rwose. Kenya rero yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati ndagukunda cyane, kandi ni ukuri uru rukundo nahoze ndota, uru rukundo nahoze nifuza, ni wowe nifuza gukunda uyu munsi n'ejo
ndetse no mu buzima buzaza. Ni wowe nifuza kuzaba papa w'abana banjye, ndifuza kuzasaza ari wowe mbona iruhande rwanjye. Yamwambitse impeta rero, maze bombi barahaguruka barahoberana. Abantu bose byari byabarenze. Mama wa Rene yari yishimye kubona umuhungu we yishimye. Inshuti za Kenya byari byazirenze, ziri gukoma mu mashyi, ubona nyine abantu bose ibyishimo ari byose. Aba rero barahoberanye, maze rwose kurekurana birananirana. Gusa wari umunsi udasanzwe, byari ibyishimo bidasanzwe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.